mama na mumeze mute? Turashima umwami. Icyonze kirakeye. Dasa neza. Wambaye neza? Ndi kunywa ku gakoma k'ababyeyi. Nk'abandi bakira bose. Nambaye neza. Wambaye neza nk'abandi bakira bose. Wambaye bazi. Uri no kunywa ku gakoma k'ababyeyi? Nubona ko itoto ryaje. Mana niduhereze ka sosoma. Sosoma niza. Mama na kuri uyu munsi rero nifuje kuganira nawe. Yego. Muri iyi weekend hari umwana w'umukobwa wakoze blood shower. Arangije ahereza umubyeyi we igiseke. Byari ibintu biri significative cyane. Nkaho ubibonye wahita wifata ute? Muri blood shower yaramukikiye, amaze kumukikira amuhereza n'igiseke. Umubyeyi yakikiye umwana. Muri blood shower. Ariko ahubwo yamuhaye bike. Nkurikije imvune ababyeyi bavunika. Yego. Umwana ukora nk'icyo abakoze ikintu cyiza cyane. Kandi bituma umubyeyi ahorana umunezero avuga ati ni njye wabyaye. Yego. Ubundi kuki ndi kumva ntangiye kugira ibintu bya emotion ubundi biba bije kuzana za emotion zawe. Reka nze mbihisha. Mukaza ugize. Afite hari utuntu tujya tuba. Natureba nyine marira agahita atakara. Kubera ibyishimo. Ntabwo ushobora kubyumva. Hariho n'igihe nigeze kujya mu kiliziya bari gusezerana. Umugeni yaravuze ako kanya mitangire emotion. Yavuga ngo iki? Ari gusezerana nyine rya sezerano batanga. Mamenyo ukiri kuri icyo rero. Amagambo ntahurira no ku mutima. Yego. Sinzi ko nabivuga bitewe n'ubunararibonye mfite. Ntuzakangwe n'umuntu ufite amagambo aryoshye ku rurimi. Ashobora kuba ari inyuma. Yego. Nero uko ngenda ndeba amafilime menshi y'amaromantike. Umuntu akagutomora akagutakuriribagiza n'umugore nkunda nzaguhahira Nyarutarama nzaguha Kigali yose akakubwira nyuma y'iminsi y'ibiri gusa kugejeje iwe. Ukibaza niba ya magambo yakubwiraga imbere y'abantu ariyo amuri ku mutima. Yego, ariko wenda ibintu byose nago nabigiramo emotion cyangwa se ngo bigende gute. Ahubwo hari niba urumva nk'ibi ngibi nakubwiye by'iyo blood shower wenda biba biterwa nuko hari utuntu mba natekereje cyangwa mba nibutse. Noneho uyu nawe wari uri mu kiliziya barimo basezerana. Bishoboka ko nanjye nari ntekereje kubyahahise wenda huyu mugeni. Ariko icyo nabonye cy'urukundo ruraryoha. Reka nkubwize ukuri Mamenyo. Urukundo ruraryoha. Nkubwire ngo urukundo ruraryoha rutarimo uburyarya. Kandi urukundo rutarimo uburyarya ruragaragara. Uko ni ukuri. Ntabwo bihoza mu kanwa ubibonera mu bikorwa akora. Yego. Urukundo ni ibikorwa. Hari umuryango mperutse kubona uranshimisha. Ndavuga ngo mana uyu muryango ukomeze. Baba we mana yanjye barakundana. Yego. Barakundana hahandi niyo umugore ari mu cyumba umugabo ari muri saro bahamagarana. Sho umeze utese kandi n'utuntu twinshi twiza tw'impano utugifti. Abagore bakunda utugifti. Urukundo rutarimo buryarya. Si munsi kubera icyo ufite utuntu we. Ruraryoha. Mama Minyo. Mbivuge n'abantu bankurikiye babyumva. Umuntu ukubwira ngo aragukunda adashobora kuguhamagara. Urantega amatwi. Yego. Udashobora kumwandikira ngo umubone. Yajya no kwandika ugakatira iki wibeshye ugakata. Wamwandikira akakoreka akamenyetso kuko ahuze. Wamuhamagara kuri WhatsApp akagukopa agahita kwandikira sheri ndahuze. Ugasanga icyumweru kirashize bibiri birashize. Ubwo umuntu abagukunda tutabeshyanya abagukunda. Nagaribye. Ariko wamwaka amafaranga. Agahita yasunika yihuse.
akakoherereza amafaranga ariko ataraguhaye umwanya wo akakohereza amafaranga ariko kuguha umwanya wo kuvugana nawe niyo yagira ngo akwice mu bwonko utavuga utari ku uyu muntu kubera icyo anyima umwanya agasunika amafaranga sheri ndashaka 50,000 mu kanya ndaje akaba arayasunitse ariko mugore uti tubonane nshaka ko tuganira akazi kenshi ndi mu kazi kenshi ihangane uwo muntu mbabara umbwiza ukuri shora no kuba aranatandukiriye ariko maze iminsi nkabona nari nicanye n'umuntu ari mwararira atari koko ubusheri wanjye arankunda koko kubera icyo anyima umwanya none se amafaranga niyo nkeneye cyane ko mbere ya byose ari we nkeneye amafaranga akaza nyuma mama Minyoro ni urukundo ni iki mbabarira umbwire uri kumbwira ko urukundo ruryoha ngereranyiza urwo rukundo ntago nzi impamvu ubundi izi za mosiyo zaturutse ni promotion ariko siti hanta mbarumbwire mama Minyoro nari mu rukundo oya nta muntu n'umwe ndi gukundana nawe ari mu rukundo kuko izi mosiyo afite ntago ziri ku busa oya cyangwa se afite inoti mo kimwe kuko ukuntu asa ntabwo biri gusa uri kubona nsa neza asa neza birashoboka wenda ko ari utuntu mba narahuye natwo muri wikendi uba warahuye n'abantu benshi banyuranye abakubwira iby'urushako rwabo wenda rubagoye ugahita ukubitana n'abandi baryohewe n'urukundo baryohewe n'urugo ibyo bintu byose iyo ubyegeranije hariho igihe bihita bigucangira mu mutwe ugasigara wibaza ibyo ari byo ukibaza ubundi kubera iki wenda tujye nko kuri iki kintu hari ikiganiro nigeze gukora mu minsi yashize ndangije ndavuga ngo urukundo rw'uburyarya cyangwa urukundo rw'ikinyoma nubwo tuvuga urukundo rw'ikinyoma ariko n'urukundo nyarukundo rurahari icyo cyo ntitukajye tugihakana kugeza uyu munsi nituvuga ngo ingo ziri gusenyuka hari n'izindi ziri kubakika hari izindi ngo zibayeho neza kabisa ukabona abantu bari mu ijuru rito kandi iri juru rito ndari kwifurije weho unkurikiye mama Nana nawe ndi kubona ibintu byamaze nje ntago ndi muri emosiyo y'uko urukundo ruryoshye ndi muri emosiyo y'ukuntu umuntu akubeshya urukundo ntarwo afite kandi yaruvuze rw'uburyarya akakubeshya urukundo ntarwo afite kandi weho waramaze gutakaramo kandi waramaze kugwamo ese uyu muntu ngende kwibariza abantu badukurikiye uyu muntu wundi yaje gukora iki akaza akagushuka akagushushanya arakubwira ndagukunda cyane ntunabishaka ntunabyitayeho kandi tujye twibuka yuko abagore urupfu rwabo ari amatwi yego ntunabishakaho ntunabyitayeho ibyo arimo akubwira ndagukunda ariko burya mu gitondo ariko ni ukuri ndagukunda saa tatu ariko burya ni ukuri ndagukunda saa yine ni ukuri ndagukunda agahera muri ndagukunda wamara gufatwa neza umutima wawe wafashwe amateka wafashwe mpiri yabibonye ko nawe watakayemo ntiwongere kumubona ubundi uyu muntu yajyagahe ubundi uyu muntu yajyagahe niba aje gukinisha umutima wawe keretse iyo aje wenda akanagenda burundu iyo yamaze kuguha urukundo akakwereka ko aguhaye urukundo yarangiza akagenda burundu cyo kiba ari ikibazo kandi nawe waramaze gutakaramo waramaze kumwiyumvamo yagiye by'abakwica umutima nibyo njya mvuga ngo bantu mwinjira mu rukundo rw'ikinyoma ni ukuri ko imana izabahane nk'abakora ubwicanyi nk'ubundi bwose kubera ko hari umuntu ushobora guhura nawe ari kurira amarira yayandi y'indengakamere akubwira ati niba hari ikintu cyambabaje mu buzima ni umuntu wanyinjiriye mu buzima nta kintu yantwaye ntiyagutwaye umwenda ntiyagutwaye isakoshi ntiyagutwaye telefone nta n'ikindi yagutwaye ahubwo yafashe umutima wawe arawuterura arawujyana navuga ngo awutereka nk'ahantu hejuru mu kirere amaze kuwuterekamo aritaza ategereje niba ugwa hirya niba ugwa hino niba uguruka niba utambika niba ugira ute ariko hari ahantu yamaze kugutereka uyu munsi dufite abantu bari muri iki kibazo cyo gufata umuntu ukamushyira ahantu mamenyo kera nkigira urukundo kera ukigira urukundo zimbwira kera nkigira urukundo buriya
numvaga niba nkundanye n'umuntu isaha ku isaha ngomba kumenya amakuru ye nanjye akamenya yanjye. Yego. Mbese menya amakuru ye nanjye menya ye amenya yanjye, wiriwe ute, umeze ute, ugize ute. Ariko nyibona ukuntu abantu bakina mu rukundo agakina n'amarangamutima yawe. Nafashe umwanzuro ndavuga ngo uhereye aka kanya nzakunda Yesu Kristo wamfiriye ku musaraba wenyine, kuko niwe uzi uburyo mbayeho, niwe uzi agahinda kanjye, nuzeho ndyama naho icyo ndya ni kuko nta rukundo rukibaho ruzima n'abarufite n'umwe ku ijana. Nabo mbagirira ubwoba uyu munsi. Ndavuga n'aba bantu ko iminsi igenda yicuma bazahinduka usange yashu yahani yaswiti suri noneho barabihinduka waswiti suri uko suri hani abariko mana yanjye nk'ibi bintu kuki wabinyimye nara kajya kwita suri niba ari suri banyereza aribyo. Ariko mbabwiza ukuri si ugusetsa abantu, ariko niba ari ikintu kintera agahinda mu mutima wanjye. Maminyo mu buzima ndinze ngananye narabuze umuntu nkunda ngo anyere ku rukundo mbibone kwa nkunda. Ibyo ntago ngukunda. Apo wese wamariki. Ubwo twaba tubabatinganye. Ntago ari ibyo ngibyo. Urukundo rusanzwe. Urukundo tuvuga aka kanya si urwanjye na mama Minyoni. Urukundo tuvuga n'urw'umugabo n'umugore, ibitsina bibiri bitandukanye. Ntubeshye abantu kuri kamera. Maminyo urankunda ndabizi, nta nicyo wanyima ndabizi. Ariko hari icyo nakenera utamfasha. Uyu munsi ubu abagore n'abagabo urukundo dusigaranye n'urw'abana twabyaye. Cyo ni ikibazo. Urumva atari ikibazo n'urw'abana twabyaye tugahuzwa nuko twabyaye. Tukaganira ku by'abana bacu, tukaganira ku bw'uko bagiye ku ishuri, ariko nge nawe kugira ngo twicare tuganire twongere tuvugurure umubano wacu urugo rwacu, ugasanga nta buhari. Niko abagabo n'abagore benshi uyu munsi bameze. Umugabo akagutendeka akakubeshya akakuzuza, nawe wa mugore ukamutendeka mugatendekana, umwe mu mutima akavuga ati ndaguhamije, undi ati nawe ndaguhamije. Ese ubwo urwo rukundo rurahari? Ako bamenye izo mosiyo ufite nshaka kumbwira aho zakomotse, kuko yewe ukoresha ibintu urimo uramisha ibintu uko dusanganywe, ntabwo ari uko dusanganywe izo mosiyo. Oya, abantu banzi kuva na kera ibi ni ibintu bya harimo n'abandi bari witatse ibintu byawe ko tuziranye dukora ubukwe bwa murumuna wanjye. None igihe cyo gutanga kado urumva ukuntu igihe cyo gutanga kado bampereje mikoro ngo mvuge ijambo, noneho mu kuvuga ijambo nyine Mose zintanga imbere. Ayo muramukazanye umwe yese avuga ngo reka mbe nihungiye. Ngahibaze. Ibi rero ni ibintu byanjye byo nta n'ikibazo cyabyo, ntubitindeho. Gusa ikiriho cyo nta bintu ntihagire umuntu nzanaho iby'inkuru nziza. Inkuru nziza barayifunze yakoreraga mu mujyi. Nkubwire noneho icyo nashakaga kubabwira sibyo ngo barayifunze inkuru nziza, ngo barayifunze urusengero rw'inkuru nziza barafunze. Uyu munsi wenda urumva hari utwo tuntu nahuye na twafete muri weekend, twahise tunyinjiza nyine mu marangamutima ku buryo bukomeye. Shama minyo nahuye n'utuntu nk'utwo ugahura n'umugabo agatangira akakubwira, umugabo ukuze utakiri mutoya agatangira akakubwira agahinda bayemo. Ndi njyenyine ndashaje ndapfuye, baragasitira babyumve abakujijisha. Umugabo ukuze nibo babikuriye iyi minsi ya none. Ko Nyiringabo Imana babyumve niba banadukuriye. Nahise buretse manze nkwereke uyu mugabo ari mu nzu wenyine, abana bari hamwe na nyina sibyo,
arashaka nyine uwo bayibana ntabwo ari ukuvuga ngo arashaka uwo bayibanamo abana bari hamwe na nyina akicara akakubwira ati rwose ubu ngubu nanjye nabuze umugore nakwiyumvamo akabona ko abagore bose ngo ni babi iki kibazo urumva mama uyu munsi afite nicyo kintu nshaka kugira ngo tunumvikaneho niba warahuye n'umugore mubi urashaka kumvisha abantu bose ko abagore bose ari babi niba warahuye n'umugabo mubi abagabo bose ni babi cyane ko uwaguteye igikomere nawe ukomora ushatse kuvuga ngo niba warakomerekejwe n'umugabo uzahura n'undi mugabo akomore nawe wa mugabo niba warakomerekejwe n'umugore uzahura n'undi mugore akomore ntabwo rero abagore bose ari babi nta n'ubwo abagabo bose ari babi yego urakoze cyane niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo ibintu byo kujeneraliza tubyihorere tunabikuremo nta cyiza cyabyo impamvu ndi kuvuga ngo kujeneraliza nta cyiza cyabyo ni uko uyu munsi nanone hari abana b'abakobwa bamaze kugira ubwoba bwo gushaka ni iki turi bukore kugira ngo tumare impungenge uru rubyiruko baba abasore baba abakobwa ni iki turakora kugira ngo tumare impungenge abantu ariko njyewe nkunda kubibwira abantu kenshi yego nkunda kubibwira abantu ab'urubyiruko ab'umugore wapfakaye ab'umudivorce abe kuko ntabwo ari urubyiruko gusa rukeneye abagabo n'abadivorce bakeneye abagabo n'abagabo b'abadivorce bakeneye abagore n'abapfakaye bakeneye abagore cyangwa abagabo ikintu nabonye kimwe gusa umuririmbyikazi nkunda witwa Esther yararisenze aravuga ngo utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba yego fubikubita amapfi hasi wajya kuri aritari njye sinkireba ku madini uyu munsi wajya mu kiliziya ugapfukama ukavuga uti Bikira Mariya nyirimuwe mu byo utasamanywe icyaha dore ndashaka umugabo umeze atya uteye atya wa Bikira Mariya mubyeyi w'ibambe Yezu nyirimpuhwe ndashaka umugore ukubaha ukunda umuryango wanjye utazahinduka kuko hari igihe ushaka yajya mu rugo agahinduka cyane ndashaka umugore utazahinduka mw'abantu mwe mureke kujya kureba amasura cyangwa imitungo abantu bafite banza urebe umutima buriya mpyisi nuko yapfuye naramukundaga ahubwo ngo ushaka umugore mwiza umutima tuzawusenga tuzashaka umutima uhinduke kuko umugabo ashaka umusore site yatunyumvura umusore abona umukobwa hari ufite amafaranga abona umukobwa hari ufite inoti ariko nta sura nzima igaragara afite ndavuga ati ndakurikira ziriya faranga yamara gushyikira amafaranga akabategeye umugore ntabwo twasohokana akaba aramutaye aragiye nawe wa mugore we ukareba igisore cyifitiye inoti cyifitiye amafaranga nkunda kuvuga ikinyarwanda mu mazina yacyo ariko hari ibyo njya nifatamo umwe avuga ngo nta ntuze yambaye ngo nta ntuze mbi yambaye amafaranga nta nyubahiro mbi yambaye amafaranga ariko nkubwije ukuri ko ugeze mu mafaranga wareba mugabo umaze gutenga amarata ubundi uyu mugabo niwe nashatse ugatinya no kubwira umuntu ngo uyu ni umugabo wanjye kubera ko wagiye ukurikiye amafaranga ntabwo wagiye ukurikiye wa mugabo nta rukundo umufitiye ukunda amafaranga afite ariko iyo ugiye imbere y'Imana ukavuga uti Uwiteka Mana Nyiringabo data wa twese uri mu ijuru reka nsengere urubyiruko data wa twese uri mu ijuru ngusabye umugore mwiza kuko icyo nticyabura ufite umugore mwiza ufite umutima ntacyo bitwaye gusabye umugore mwiza ufite umutima mwiza ukunda umuryango wanjye uzabasha gukora tugatera imbere si ibyo byose simbishyizemo kandi utazahindurwa n'ibihemana urakoze kumpaye umugore nkuko mugusabye simbisabye ibyo byose umugore mwiza uzi gukora ufite umutima mwiza ukunda imiryango yombi kuko niba akunda umuryango nawe aragukunda uwo mugore Uwiteka akamuguhereza niho handi usanga hari ingo dufite mama minyo zimaranye imyaka n'imyaka bakitana shushu suri hani ukabona umupapa w'imyaka nk'iyanjye 52 n'umugore wa Nati Sheri sha mama minyo iyo mbabonye abo bantu nsinkubeshye ngira ishyari nkavuga ntari ko Mana
singira ishyari ribi wakubatse ingo z'abanyarwanda zose zikubakika muri ubu buryo nk'uko aba bantu babanye. yego. Hanyuma urugo rudasenga uruvugaho iki? Umugabo n'umugore batajyana gusenga, batabyumvikanaho nk'ibyo bintu, umugore akaba yajya gusenga wenyine, umugabo agasigara yiryamiye, umugabo akaba yajya gusenga, umugore agahita ajya gutera waraza mu bandi bagore bagenzi be, ubatekereza ubwo se urugo rudasenga ntirusengera, urumva naruvugaho iki kindi? Niba umugore asenga akajya gusenga agasiga umugabo aho akigira no ku kabari, iyo atinze avuga ati ntabwo yagiye gusenga, wagiye gusambana na pasiteri, yego, intambara zikaba. Umugabo nawe wasigaye, umugore nawe wasigaye mu rugo, umugabo yagiye akajya muri ka gakundi k'abagore, niho hahandi haturuka inzaratsi, kurogana, umugabo wanjye ateye atya, dore nk'ubu yagiye kandi ndayigire gusenga koko, wasanga yigiriye mu bagore, abandi bakamwigisha uburyo agomba kumuha inzaratsi. Mama Minyo, nawe uri mukuru, hari ibyo uzi. Urugo rudasenga ugeze ubona rutera imbere? Ntago bishoboka, ntago bishoboka. Ariko urugo ruzima mu gitondo barabyubaka bakigira mu misa ya mbere. Hari ikindi kibazo ngiye kukubaza, icyo mise numva uruhande uherereyeho cyane. Umugore winjiye mu rugo agasanga umugabo arakorera amafaranga menshi, niba yakoraga akantu gatoya, yakoraga nk'aka business, tuvuge reka ngo nk'urugero rufatika, uri umugore wacuruzaga nko mu isoko, uri umukobwa wacuruzaga mu isoko, ugiye gushaka ubengukwa na minisitiri. Yego ko birashoboka, ntukagisaka bengukwa na minisitiri cyangwa depite. Isoko wahagarika kuricururizamo, cyangwa wahagarika imirimo yose nashatse kwa minisitiri, byarangiye. Reka ahubwo umugore uzi ubwenge akirugeramo avuga ati sheri wambengutse ncuruza inyanya n'urugero, ahubwo reka nagura ibikorwa, mushingira iduka rikomeye ryo kuranguza inyanya n'urugero, suka ibinyanya hariya byinshi njye ndanguza, cyangwa se yasanze nawe mfite akabutike karimo uduceri n'iki, shingira ikiduka kinini ndanguza imiceri, inkorera alimentation. Kuba nashatse minisitiri ntago bisobanuye ko ngomba gutera njye amafaranga nicaye. Yego, mvuga sheri nshaka kujya muri salo, sheri nta kariso mfite, sheri na kotegisi. Mbabwiza ukuri n'abagore badukurikiye, n'umugabo wese uhora umugore amutega agashyi ntacyo yinjiza, ntago umugabo amukunda. Niyo winjiza amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko bidakuye ko hari umugabo, ndetse ko nabyo ntabishima, hari umugabo akubwira ati cara hasi mfite amafaranga nderera abana. Yego, icyo gihe abashatse yirengagije ko ejo bundi ushobora kuba utagihari, akugize bajeyi, icara hasi underera abana, icara hasi we kugira icyo ukora, ariko ntazi neza ko ejo ashobora no gupfa. Yego, ugasigara usabiriza ataramara n'umwaka apfuye kubera ko utigeze wiga gukora. Wa mugore we kora, n'umugabo akora, akore muhurize hamwe. Mama Minyo jya ukwicaye imbere, urakoze. Numva ntasaba umugabo amafaranga kabiri, mpita mbona ko ansuzuguye. Niyo yavuze ngo ntafite, mpita mvuga nti nuko wanyashaka ko nanjye uyu munsi ntayo nabonye. Bahita numva ntabwo bikwiye ko umugabo asaba umugore amafaranga. Yego, nawe nashaka icyo akora bahuze. Urakoze cyane. Yego, aka kantu najya ngo nkavuge kubera ko nako kari mu bintu biri gusenya urugo muri iyi minsi. Ugasanga bitewe n'umugabo ushatse, ugahita utangira kudamarara, ukajya wumva agomba kujya wirirwa utembera hirya no hino, abantu bose ukaba wabaciye amazi, wagera ku muntu uri kwicururiza inyanya kandi ziramutunze, ukamureba ukumva uramusuzura, akaziguha udashaka no kuzikoraho kandi urajya kuzirya, kandi wenda ari nazo wacuruzaga mbere. Hari umuntu ushobora kureba ugasigara uvuga utari ko nk'ubu, oya wivuga gutya, ntabwo urabona umuntu wakoze akazi ko mu rugo ukuntu asuzugura abakozi bo mu rugo. Umugore wakoze akazi ko mu rugo asuzugura Imana ikamutera iteka ikamuha udufaranga. Niwe muntu wa mbere ubaho usuzugura abakozi bo mu rugo, niwe muntu wa mbere ubaho ubanga kandi nawe akagombye kubakura, ubagaburira nabi, ubicisha inzara,
ubakingirana. Umugore wakoze akazi ko mu rugo hari uwonzi, ariko nshuti yanjye iyo atwaye imodoka ariko yinjiza mu gipangu arinjira agatangira ati ariko nkawe buri bumaze iki? N'iryo jambo aheraho ukibaza akazi ko mu rugo ukuntu kavuna, ubuhanagura idirishya, uhanagura ibyombo, uhanagura hasi, ugakora akazi. Ariko yinjira tukana abwira abakozi nabi, ugende ejo haraza undi. Ibaze ugende ejo haraza undi. Ni wa mugani umunyarwanda yaciye ngo utazi yava ntamenya niyaje. Hanyuma aba mama basuzugura abakozi bo mu rugo ubundi ubavuga hiki. Umusigiye umwana ngo amukurerere, umusigiye amasahani ari bukogereza ukariraho, umusigiye buri kimwe cyose. N'ubujiji. Warangiza ikindi ateguye ibisorori byose nka 5 ku meza, uhise umubwira ngo jya kurira mu gikari nyuma iriya, ari wowe wabiteguye jya kurira mu gikari. Oya, ikibazo yabiteguye n'ibiti byose. Hari umukozi nigeze gukoresha akigera iwanjye, iyi story ntabwo nshaka kuyivuga, tube tuyihoreye, ariko icyo nzi cyo nuko yageze iwanjye aho yaravuye yarafashwe nabi, hari ibyo atari yemerewe kurya. Noneho mubwiye ngo se kutabiriye ntabwo birya, nge urumva nge uranzi ndakuzi. Noneho mitamaze se kutashyiraho inyama ntabwo urya inyama, ahita ndeba ntiyansubiza ko atayirya, ntiyanambwira ko ayirya. Noneho nyine umbifata nka gutyo, se kudashyiraho ibiryo nawe ngurya. Yafashe nk'akayiko kamwe kandi nabwo ukabona baye nkaho yatoranyije utwashyiraho arashyiraho tutari ngombwa nyine cyane. Ubwo rero mbyibazaho ku munsi ukurikiyeho mbona nanone asa naho yabigenje gutyo, nyuma yaho akabona amaze kubona ko nta kintu biba bintwaye, nibwo yaje kumbwira ati ahantu nabaga nari nemerewe kurya imyumbati, ibirayi bitogosheje, ati imboga z'amashu cyangwa imboga za dodo, ibindi sinari mbyemeye. Icyo gihe yabitekesha amazi arimo isabune, ugasanga mwarwaye mwashize ngo umukozi yabangije kuko yabitetse nabi ko yakoze ko atari bubirye. Uzigenda namukoresheje uyu mukobwa, namukoresheje muri 2004, niyi saha aracyari inshuti yanjye. None se koko mwabagore mwe mudukurikiye ubamaze kubyara kangahe nyuma yo kuva iwanjye? Arabyutse mu gitondo agiye kukaza gusigiye abana be 2, ubatekera ubiteho, aratashye watetse inyama, watetse ifiriti, watetse amaceri, watetse ibintu byose, urangije amubwira ngo jya mu gikari kurya imyumbati. Ngo ntiwemerewe gukora kuri salade, ntiwemerewe gukora ku mbuto, ntiwemerewe kurya umugati. Aho twe kubatindaho kuko barahari benshi, kandi twarababwiye no mu biganiro twakoze ubushize nacyo nakivuzemo. Umugore ufata umukozi nabi amenye ko ahita amwihimurira ku mwana yabyaye. Urakoze cyane. Rero mama Nana nago turi bukora ikiganiro kirekire, ariko hari inyigisho abantu bakuyemo muri ibi bintu tuganiriye cyane rwose. Hari inyigisho abantu bakuyemo, gusa ikiriho cyo ni kimwe, nuko urukundo n'urwa mbere, ikindi cya kabiri tugira umutima wa kimuntu. Ngende shaka kujya mbwira abantu ngo nimureke tugire urukundo. Rega hari ukuntu abantu bumva urukundo nanavuga si urw'umugore n'umugabo, ahubwo ni dukunda umuntu kuko tugomba kumukunda, sibyo? Nubwo mbwiye ngo ahanini igitumye nagize emotion nazigize ku bantu nyine navuye nabejo, abantu navuye nabo muri iyi weekend, hari ibintu byagiye binkora ahantu, hari ibintu byagiye binkora ahantu. Mubaze ikibazo yego kandi usubize. Ubundi urukundo agomba kuvuga, ndavuga hagati y'umugabo n'umugore. Urukundo ubundi umuntu yemerewe gukunda, kugira emotion z'urukundo kuva ku myaka ingahe kugeza ku myaka ingahe? Ntago bigira imyaka. N'uwo imyaka 70 isarakunda. Nse ko nkubaza ugaseka ntajya n'ikibazo nkubajije. N'umuntu w'imyaka 70 yemerewe gukunda akajya mu rukundo akenjoying urukundo. Wese nyibutse inkuru wese nshaka kuyivuga.
umuntu imyaka afite iyo ari yo yose yemerewe gukunda, yemerewe no gukundwa. Kabone nawe waba ufite imyaka 80 cyangwa 90, wemerewe gukundwa no gukunda. Upfa kuba ufite amatwi yo kumva, n'udafite amaso nawe arakunda, kandi n'udafite amatwi burya ngo amaso arabibona ko ari gukundwa, nawe agahita akunda kandi akagaragaza n'ibimenyetso byo gukunda. Impamvu iki kibazo nyikubajije kugira ngo n'abadukurikiye babyumve, ujya kumva ukumva umuntu yinyuriye kuri couple y'abantu bakundana, wabitegereza ko ukabona barakuze, ari mu kigero cyanjye cyangwa cyo hejuru yanjye, ngo yego ko mana yanjye, kuko se we aracyagira urukundo we. Ntibaze se gukunda bisaba imyaka, gukunda bisaba misa niba urabimbaje igitumye nsetse, misa nibuka couple ya couple yageze kumbwira di ariko ikiriho cyo ni kimwe, nuko awe nta nubwo tubibahisha, ni couple y'abantu barengeje imyaka 90. oya nawe barengeje 90? No, ese si 90. ubwo bivuze ngo gukunda uwo igihe imyaka cyo cyose ubifite, ahubwo niba udakunda waba ufite ikibazo nshuti yanjye. Niba udakundwa nawe waba ufite ikibazo. Shano mana nareba ukuntu wabyutse urukundo. Shano ukore ku Imana, hembera biza byongere bigaruke. Rero murakoze cyane inshuti bakunzi bacu, mwari mudukurikiranye. Icyo twashaka kubabwira nuko urukundo ni ingenzi, kugira ubumuntu ni ingenzi. Niho twari duhereye tuvuga ngo abagore basuzugura abakozi babo mu rugo, abagore abona ko hari urwego yageze hakajya hari akitereka kumva ko byose bizarebwa na runaka. Ibyo byose nibyo twavugaga, twanyuze mu tuntu twishi tunyuranye, ariko Imana y'amahoro ibaho umugisha. Turabakunda cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Amen.